uyu mwaka ni ukuri pe nko biri kandi wasanga urangije uri single urangije umeze gute? Ni fresh ariko nyine ntabwo yagenze neza cyane. Ibaze uvuze kuri single uri kumwe n'umujama mwiza gusa. Breakinze ndongera ndatangira nyine. Ashaka kunyihakana. Ibaze zose. Kankubaza ikibazo kimwe tuvugishije ukuri. Bibaye ngombwa ko bagufunga. Urumva bakagufunga uyu munsi. Ukazafungurwa ari uko shiri wawe yagupostinze ubona wafungurwa nka nyuma Eregani the trends. Ubu turi kumwe n'umumama umwe mu mama duhuriye mu muhanda akaba agiye kutubwira uko agiye kurangiza umwaka uko umwaka wagenze ibibazo yahuye nabyo imbogamizi yahuye nazo ndetse n'ibisubizo n'ukuntu nyine umwaka mbese incamake umwaka uko wamugendekeye. Mwiriwe neza mama? Mwiriwe. Mwitwa bande? Anyita Emerita Nyirabaho. Uri kuvuga gakeya cyane pe. Nitwa Emerita Nyirabaho. Wagize isoni? Oya. Twaguteye isoni? Oya. Mumeze mutese? Turaho. Umwaka musoje gute? Gutya nyine tubona nyine hajemo ibintu by'ubukene nyine nta kundi. Umwaka nta kuntu wagenze neza. Nakareka ntago wagenze neza. Umwaka urinze urangira koko amafaranga yarabuze? Yarabuze. Yego ko. None se ni nk'ibihe bintu ubona byatumye nyine umwaka amafaranga ni nk'ikindi kintu ubona gitandukanye uyu mwaka n'indi yabanje? Nta kintu cyahindutse n'ubundi nuko ubushize nuko wari umeze. Imyaka yose niko yagenze? Waragerageje ubona biranze? Biranga rwose. Ukabigerageza ugakora ukabona byanze? Cyane. None se umwaka turawurangiza gute? Gutya nyine tuzatubona gutya nyine tukabibona gutya nyine. Ni iki kintu wageza ku bayobozi bakuru wumva wabasangiza mbese bagufasha mbese nyine ku bantu barangije umwaka bitameze neza ubona babafashaho? Nyine ko badukura mu bukene nyine bakaduha amafaranga natwe tukava mu bukene. Ni iki kintu ubona babafasha? Mbese ni iki? Ibindi byaba ari bihagije? Byaba bihagije. Kuri Noheli se ufite umwana? Mfite abana 3. Abana 3? Ubana n'umugabo? Oya. Umugabo yagiye? Yarigendeye ntago tuzi yagiye. None se ubona nyine ni iki kintu wabwira aba single mothers aba mama bibana nkawe bafite abana babona nyine umwaka ugiye kurangira bitameze neza ni iki kintu wababwira? Ko babwira nyine bakifata nyine nta kundi nyine bazayifata uko babibonye. Nukurangiza umwaka gutya mbese? Sawa nta kibazo murakoze mama. Sawa kandi murakoze. Sawa murakoze. 250 duhuye n'abajene bitambukira. Wowe bakwita ndise? Bayita Belize. Wowe? Joy. Wowe? KZ. Wowe? Nyita Rumuri. Wowe? Sandrine n'abajene barangije umwaka neza, barangije umwaka baryoshye batembera. Iyo ubonye abajene bari kugenda muri izi saha abantu baba batakubukene ariko mwe murishimye muri guseka abandi turi gutaka ubukene mari twe byaranze. Reka tuganire nabo tubabaza utubazo duke tuba umwanya bigendere. Amakuru se? Amakuru ni meza. Harya wambwiye ko bakwita nde? Belize. Umwaka urangije gute? Uyu mwaka ni ukuri pe nko biri kandi wasanga urangije uri single. Oya. Bazubwire uri single cyangwa ndakareka ibyo bintu byase? Cyangwa ufite umuntu birimo? Narahari pe. Ntago wanyemera. Nakareka. Nodi je umwaka ukomeje kwanga wowe biragiye bite umwaka urangije umeze gute? Ni fresh ariko nyine ntabwo yagenze neza cyane. Ibaze uvuze kuri single uri kumwe n'umujama mwiza gusa. Breakinze ndongera ndatangira nyine. Ashaka kunyihakana. Ibaze biyakanye bogari muri kumwe manye. Kana mwana nguyu nuyu. No muri ko? No turi kumwe na kapo tutanabizi. Niye kabisa.
nibyo staff niyo yari igihe wazasaga narafashe nimero ye. aya nimero ze ntabwo wazibona turahenze mwana ashobora kwiyemera nk'umuntu mukuru. oya Ndi umusore mubi. ariko nyine baza Joy twumva. Rata oya rata buri muntu wese agira ibintu akunda sibyo? Buri muntu wese agira ibintu akunda. Wowe se wowe birangiye bituma umwaka urangije gute? Ibazo umwiyakanya gakondo uri kumyaka. Oya ni sawa ahubwo Imana imuha umugisha. Murawurangije ko mutari kumwe. Oya sha. Ni kuri Noheli cya kuri Bona. Dufite plot mu kanya. Kuri Noheli cya kuri Bona. Zose. Kamubaza ikibazo kimwe tuvugishije ukuri. Bibaye ngombwa ko bagufunga. Urumva bakagufunga uyu munsi. Ukazafungurwa ruko shiri wawe yagupostinze ubona wafungurwa nka nyuma y'iminsi ngahe. Nari migeze sinagerayo. Nukuri. Buri munsi buri segonda Buri saha. buri segonda wawe gupostinga. Abandi bana twebwe twapiramo oya. Kandi napiramo kweli hari umuntu wapfira. Ariko yapfira. Twebwe bazarinda amakuru se. Ni meza. Hari byambwiye ko bakwitana. Sandrine. Ufite sheri? Ndamufite. Nayigize kugiye kumyakara kandi muzi. Reba yarabyemeye ko muzi. Ntago muzi ba. Bamwitande niba atari ibanga. Aya. Ni banga. Ufite benshi? Nagari benshi. Nise kucyanze kumuvuga. Ntago uri proud yes. And proud ariko bamugeze private. Abakobwa mutugira private kandi sha ubusanga umujama yaragushyize kuri profile. Ni motari. Igo. Muri phone yitwa motari. Je kera nakuze mbona ababyeyi bandika ngo kera nakuze mbona ababyeyi akenshi usanga ngo muri telefone yarimo ngo abantu ngo bitwa ngo ibishingwe ngo kazungu ngo kuri boutique ubu wasanga nawe waranditseho ngo chauffeur cyangwa ni isombe ifu ni igiso atarashyira yo mutini cyangwa umwandiko wa MTN ukajya kubona ngo papa aramamagaye kumbe Ni mwenyewe. Sigiyo muje nka gutya akahita ari ngo sheri wazi password ya phone yawe. Ego. Arayizi. Sheri wagira amahirwe. Twe nazo tubatuzi tweba baraziduhisha. Twe ubusanga bararakaye. Ariko n'ubundi kuri muri telefone ya sheri yawe bitera gahinda. Kubera iki wumva ko byagutera gahinda. Nyine kubera iki wumva ko byagutera gahinda. Urumva? Nawe nk'umusore ntabwo ari udukobwa tukandikira hi bae hi what kandi muciringa biraka agakubitana hari ukuntu ushobora kuba ibyo ntabwo bijya bibura kandi kuvuga ngo hi bae ntabwo ari ibintu birenze agongeraho n'akantu ngo I love you. Oya ariko abakobwa manu ugomba kubimubwira umukobwa ngo turabyara wakora nitwe dutera diplosy. Oya cheka wangu bafuha na Mungu gifuba muri generation ambaye kare kamubazi niki kintu muri uyu mwaka urumva wakoresheje wawe kikamubabaza apani cyamushimishije icyo mukoreye nyine ukabibona ko byamubabaje atabyishimiye ngiye namukoreye kabona ko atakishimiye wankoreye pana wamukoreye none muri no kumwe ikintu wamukoreye ari ukuntu urumva hari ukuntu umujama nagajya akunda kuvuga ati nababaye byagenze gutya na gutya ako nyine ukabibona ko byamubabaje. Ni iki nagukoreye kitagushimishije? Ikibazo cyakindi tuziranye wenyine nabivuga ni iki ntacyo iki oye hari igihari cyabura nazibana zidakomanya amahembe mani ndikuvugire se nuko yanze kumubira cyangwa nuko ugize isoni imbere ya kamera kavuga guhobera n'utundi tuntu ari kuvuga n'ubu barafatanye n'utundi tuntu guhobera n'ubu baragufashe ahubwo wowe vuga uti mbiciye mu marenga hari ukuntu umwuka wera basobanuriye umwuka wera yatambutse aradutambukira tuvugisha. None se reka mubaza sheri wawe aka kanya wowe uramutse ufunzwe uramutse ugiye muri gereza bikaba ngombwa yuko kugira ngo uve muri gereza ari uko sheri wawe araba yagupostinze ubona wamaramo igihe kingana ute?
ariko yampostinze so hari ikibazo kirimo yagiye kumpostinga aramayidinga urumva ubwo nimba navamo simbimenye akenshi aramayidinga wowe se akaguhayidinga utabibona wowe se ngo utabibona ntabwo mbizi impamvu abikora ariko aramayidinga cyangwa hari ukuntu urumva hari ukuntu wenda nk'umujama aba afite abantu cyangwa nk'umubebi ahayidinga njyewe ahayidinga wowe inkondo ziba zitandukanye ariko nyine uko biri pe ubona muntu uri single mani nkanjye nta muntu urangije umwaka ari single twebwe turashimira umwami Yesu yadufashije nta busingo namwe murangije neza none se sheri wawe katuvuga urugero kambaza umujama urumva aba baby mwe ntago mwayimenya tuvuga urugero ufite nk'akazi urumva simvuze umushahara wabuhembwa sheri wakakubwira uti umushahara wose wahembwe uyu mwaka wose reka tujye kuwurira kuri bonane gusa wabyemera cyangwa wabyanga ubuse Noheli ari kukureba okay nari ibi Noheli na bonane twahuriye umushahara wose w'umwaka wose ego sha Imana abandi bana twebwe tutatobi natwe twe bahuriye kera ntabwo twiye tumenya aho waciye n'ubu mwaka cyane ukwezi oya umwaka wose nyine umwaka wose bahita turya amafaranga yose bahita turya da uri seriye ari seriye sawa reka dusezere abajene bacu bikomereza mwakoze kudukurikirana ni kuri The Trends 250 murakoze tubanze turebe kuko ibintu ntabwo birangiye